nta buzima burya butagira aho buhera yewe ndetse ngo bugire n'aho buva. Hari umusaza wari ufite umwana yahoraga ahangayikiye ndetse uwo mwana akumva akamwifuriza icyiza, ariko uwo mwana we yari umunebwe, mu magambo make nta n'icyo yitagaho. Yahoraga yicariye munsi y'igiti gusa yirebera abahisi n'abagenzi. Mu magambo make nta kazi yari afite, yari umunebwe bidasubirwaho. Yahoraga yitembera nk'izindi nsoresore zose ndetse yashakaga kwibera muri icyo cyaro ariko nta kintu akora. Nuko uwo musore yahamaze iminsi myinshi ndetse wahaba igihe kirekire. Nuko umunsi umwe umusaza aribwira ati mu mutima, ariko umwana wanjye kubera iki ahweze abaho gutya, ibi bizageza ryari? Nuko umusaza afata umwanzuro wo kwigisha umuhungu we byibuze isomo ryamuhindura byibuze ubuzima. Arangije aramuhamagara. Amaze guhamagara umuhungu we utari ufite icyo yitaho ndetse we n'icyo akora, yaramubwiye ati mwana wanjye, hari ikintu ngira ngo byibuze nkwibwirire. Nuko umwana we w'umuhungu wari umutumbira umureba yewe utagize icyo yitaho, yari afite amatsiko menshi yo kumva icyo se amutegeka. Nuko ise aramubwira nti genda undebera isaha iri mu kabati uyinzanire. Umwana yumva ko icyo se yari amusabye kitari kigoye. Nta kindi yakoze, yahise yihuta kuko ajya kuzana ya saha ise yaramubwiye. Nuko afungura akabati akuramo ya saha, ayizaniye umusaza. Umusaza yitegereza ya saha. Amaze kuyitegereza yabwiye umuhungu we amagambo nanone yasaga n'aho akomeye. Aramubwira ati urareba iyi saha? Undi nawe arangije ati rwose ndayibona muzehe. Ati iyi saha rero ndagira ngo nyiguhereze. Akira iyi saha uyijyane ku isoko, ugende nugera ku isoko ntuyigurishe, ahubwo wowe ugende ubaza buri umwe wese muri buhure igiciro cy'iyi saha. Nuko umwana arangije kubwirwa ayo magambo arafata ya saha arayijyana. Ubwo urumva icyo we yari agiye gukora ku isoko nta kindi kwari ukubaza gusa igiciro cy'isaha yarangiza akigarukira. Umwana rero yumvaga ko ako ngako atari akazi gakomeye ndetse yumvaga ko atari n'ikintu kiri umugore. Nta kindi yatangiye kubaza buri muntu wese bahuye. Atangira kumubaza ngo ese iyi saha uko muyibona yabiguza amafaranga angahe? Uwa mbere yaramubwiye ni uko bigaragara ishobora kugura nk'amafaranga 500. Nuko arakomeza atangira kugenda abaza abandi benshi batandukanye, uwo bahuye nawe wese akamubaza. Undi aramubwira nti iyo saha ndabona yagura nk'amafaranga 1000. Nuko arakomeza agenda mu iryo soko. Abandi nabo baramubwira bati iyo saha yagura nka 800. Urumva ko igiciro cyari gitangiye kumanuka. Abantu bose bagenda bahuza ibiciro, abandi bitandukanye. Ubwo urumva isaha bagiye bayihereza igiciro gitandukanye. Umwana mu rugendo yari yakoze nta kindi yakoze. Abantu bose uko yari yabazengurutse kuko bari bamaze kuyihereza igiciro, byari ngombwa yuko nta kindi akora uretse gufata ya saha akitahira. Asoje ibyo yumvishe ko bitoroshye ndetse yumva igiciro isaha ifite ari icyo. Nta kindi yagarutse mu rugo aza kureba umusaza aramubwira uti papa, ese ugira ngo ngeze ku isoko isaha bagiye bayihereza ibiciro bitandukanye? Uwa mbere maze twahuye iyi saha yayihaye igiciro kingana byibuze n'amafaranga 500. Naho ahundi we twahuye iyi saha nakubeshye yayihaye amafaranga 1000. Nuko amubwira ibiciro byose kugeza ku wa nyuma muhaye 800. Abandi bo rero bagiye bavuga ibiciro bihuje bazamuka bamanuka. Nukuvuga ngo rero iyi saha agaciro kayo ka menshi numva ubwo ni 1000. Umusaza arangije araseka. Amaze guseka arangije abwira umuhungu ati sawa nta kibazo mwana wanjye, ibiciro byose uko bagiye babikubwira nta kibazo, ngaho fata iyo saha ugende uyisubize mu kabati. Umwana arangije arongera yisubizayo. Ubwo umunsi wakurikiyeho nanone umusaza yongeye ahamagara umwana. Amaze kumuhamagara arongera nanone aramubwira uti genda unzanire ya saha. Wa mwana yongera aragenda azana ya saha ayikisanira umusaza. Umusaza akimara kuyifata aramubwira ni mwana wanjye rero urabona iyi saha, noneho akira yifate uyijyane ku isoko. Ariko noneho iyi saha nuyijyana ku isoko ntubaze abantu igiciro cyayo, ahubwo noneho wefata iyi saha uyijyane ku isoko utangire ubaza abantu ngo
ase igihe kiri muri iyi saha cyaba gifite agaciro kangana gate? Icyo aba ari cyo kibazo urajya ubaza buri muntu, umubaze ngo agaciro k'igihe cy'isaha ni nk'amafaranga angahe. Icyo nicyo kintu uri buze kububaza noneho kuri iyi nshuro. Ni ukuvuga ngo ugiye kugurisha igihe kiri muri iyi saha. Umwana yumvaga icyo kibazo gicanganye, kandi koko nawe kubyumva iki kibazo ntabwo cyoroshye. Igihe cy'iyi saha ni amafaranga angahe? Byari bigoye. Gusa nanone yumvaga atari kubyumva neza, agenda byamucanze. Ariko aravuga ati byanga byakunda muzehe ashobora kuba asobanukiwe neza impamvu iyi saha cyangwa se uko igura, cyangwa se igihe kiri muri iyi saha amafaranga kigura. Ubwo umwana we yerekeje ku isoko, atangira kujya ku isoko nk'uko n'ubushize yari yagiyeyo. Aba mbere yahuye nabo yarababajije ngo ese igihe kiri muri iyi saha kiguza angahe? Abantu benshi batangiye kuvuga ati uyu mwana ni umusazi. Aravuga bati uyu mwana ubaza igihe cy'isaha ngo ni amafaranga angahe, arumva igihe cy'isaha cyagura amafaranga angahe? Abantu benshi batangiye kumirwa, baramuseka, yewe yatangiye kwiyumva ko ababaye, kuko yumvaga ko si ikibazo ikintu yamuhaye noneho kujya kugurisha gitangaje. Abantu benshi batangiye kumwirukana bavuga bati uri umusazi, nta soni, ibyo bintu uvuga ni ibiki ngibyo? Igihe barakigura bate? Ese igihe uvuga bagura cyo ubwo ni ikihe uri kuvuga bagura? Nyine abantu bamufata nk'injiji. Yewe umuhungu atangira kwibwira uti ahari papa ibintu yantumye kwari ukugira ngo ansebye mu bandi, ndetse yewe kwari ukugira ngo anyambike urubwa. Nuko bwa nyuma na nyuma yageze ku musaza ukora amasaha. Ahageze arahagarara. Amaze guhagarara yabajije wa musaza cya kibazo nka kimwe na cya kindi yabazaga abandi. Aramubaza ngo igihe cy'iyi saha ni amafaranga angahe? Ubwo urumva ikibazo yaramubajije kwari ukubaza ngo ubundi igihe cy'iyi saha kiguze gite? Umusaza wari uhuze ufite ibyo yikorera yahise akebuka areba umwana. Gusa yumvaga neza ikibazo umuhungu amubajije icyo ari cyo. Umusaza ushaje yabaye aretse akazi ke. Arangije yitegereza umwana umubajije icyo kibazo. Arangije aramwenyura. Akimara kumwenyura we ntiyamututse. Umwana yahise yiyumva ukundi kuntu, avuga ati ahari wenda uyu we arimo aranyumva. Nuko umusaza arangije aramwitegereza, arangije aramugerageza kugira icyo amubaza. Nuko arangije aramubwira uti mu ijwi rituje, ati se wa mwana we, igihe cy'iyo saha ugira ngo hari uwakigura? Igihe kiri muri iyo saha nta giciro wakibonera. Ni ukuvuga ngo igihe kiri muri iyo saha amafaranga kiguze ni amamiliyoni pe. Ntabwo rero wamenya ngo igihe kiri muri iyo saha wakigura bingana iki. Umwana yaratunguwe akimara kumva ayo magambo avuzwe ngo muri igihe kiri muri iyo saha kirahenze, byaramutunguye. Yaramubwiye ngo isegonda ryose riri mwaho ngaho risobanuye ubuzima, kandi ikindi ntabwo igihe kiri mwaho ngaho ugikoresheje neza wabonaho amafaranga uyashyira. Umusaza wari uzi ubwenge ndetse w'inararibonye yatangiye gusobanurira umwana ati ndagira unyumve neza rero wa mwana we witonze. Impamvu nkubwiye ayo magambo bitagucanga cyangwa se ukayoberwa ibyo ari byo. Umusaza yakomeje amubwira ati umva wa mwana we rero, igihe kiri muri iyo saha ni ikintu cyiza ndetse yewe n'ikintu kibi. Ni ukuvuga ngo igihe cyo muri iyo saha uruhande rumwe ni cyiza, ikindi ni kibi. Ikintu kibi kuri iyo saha ni uko igihe iyo kigiye nyine ibyo biba birangiye. Atari ko burya ikintu cyiza nanone kuri iyo saha ni uko iyo ufashe igihe kiri muri iyo saha ukagikoresha, cyangwa se ukamara umwanya uri kugikoresha, biba ari byiza. Ni ukuvuga ngo rero icyiza kuri iyo saha ni ugukoresha igihe. Ikibi kuri iyo saha ni ukureka igihe kigahita. Buri muntu wese uri muri iyi si afite amasaha 24. Ibyo bivuze ngo umuntu wese uri muri iyi si afite umunsi. Abakire yewe n'abakene twese dukoresha igihe kimwe. Ni ukuvuga ngo dukoresha ayo masaha 24. Ariko igitandukanye ni uburyo ayo masaha akoreshwa. Bivuze ngo abakire bafite uko bayakoresha basipendinga amafaranga. Nuko wa musaza arangije yitegereza wa mwana wari umaze kumva neza icyo ya saha ivuze n'iki gihe kiguze. Nuko yahise ahinduka muri we
yumva ikintu gitandukanye cyane wa musaza yaramusobanuriye. Yewe yatangiye kumwenyura, arangije arihuta vuba na bwangu yongera asubira mu rugo. Yashimiye wa musaza. Akigera mu rugo bwangu nta kindi kintu yakoze, yahise aza aho se yarari amubwira buri kimwe cyose. Nuko arangije amubwira uko urugendo rwose rwagenze rwo mu isoko, abamututse ndetse yewe n'abamubwiye nabi. Ariko nanone amubwira uko byamugendekeye ubwo yabonaga umusaza umusobanurira. Umusaza yahise aterwa ishema n'umuhungu we byibuze no kumva ibyo. Nta kindi cyahise kiba, wa musaza yahise afata wa mwana we ku rutugu aramubwira uti mwana wanjye, niba noneho basi wumvisha ibyo, nizere ko ibintu bigiye guhinduka. Nta kindi cyabaye. Undi munsi wakurikiyeho umwana yatangiye gukoresha cya gihe, yahise ahinduka muri we, atangira kuzuza inshingano yasabwaga. Nuko yumvaga ko igihe cyose kuri we ari amafaranga. Niyo mpamvu abanyarwanda bamwe bajya bavuga ngo time is money, bivuze ngo igihe ni amafaranga, kuko ntabwo amafaranga ari cyo gihe, ahubwo igihe niyo mafaranga, kuko umunsi wagiye ntabwo ujya ugaruka. Umusore rero yahise atangira gukorana imbaraga, ahantu hose ntiyongeye guhagarara yangiza igihe cye, ahubwo iminsi yose yahise atangira kuyikoresha. Isomo rero ryaboneka muri iyi nkuru ni uko iyo ukoresheje igihe neza hari ibindi bivamo. Ni ukuvuga ngo uko ugenda utakaza umwanya nta kindi ukuramo uretse ibihombo, ariko iyo utangiye gukoresha igihe neza urunguka. Inshuti yanjye rero, wowe buri umwe tangira umenye yuko igihe ni ubuntu kuri buri muntu wese, ariko nanone ni igihe iyo kigiye ntabwo kigaruka. Bivuze ngo nubwo igihe ari ubuntu, iyo kigiye ntabwo wakongera kukigarura. Kandi ikindi, igihe nta nubwo ushobora kukigura, ariko nanone ushobora kugikoresha. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo igihe ntabwo ushobora kugifata, ariko nanone nubwo igihe utagifata ushobora kuba wagikoresha. Byumvikane ko rero igihe gifite akamaro ku muntu wagihaye umwanya, ariko nanone igihe cyagiye wibuke ko kitajya kigaruka. Bivuze ngo nukoresha neza igihe cyawe kizagira umumaro.